ibyo yabikoze tutarasenga. Ubwo abantu icyo dushaka kubabwira ni ukubamenyesha yuko iby'uyu mubiri tutarabisengera Imana yari yarabiduteguriye ibishyira mu isi. Yari yarabiteguye ishyiraho izuba, yarishizeho tutarasenga ngo Imana iduhe izuba imbeho yatwishe. Imana ishyiraho imvura kugira ngo nayo izatugire. Nta kintu cyo muri ubu buzima mu bijyaniranye n'umubiri Imana itashize hano ku isi ngo kizatubesheho. Byose birahari, byose birahari. Noneho nibyo udafite mu biganza, Imana yaguhaye ubwenge, Imana iguha imbaraga, Imana iguha uburyo kugira ngo uzajye kubikorera ubishake. Iyo utejeje ibirayi, Imana yatanze imbaraga wajya gukora ikiyedu ukarya. Ibyo birashoboka, wajya gushaka akazi ukarya. Utejeje umuceri, ushoboye gufata ikoroshi wadoda inkweto ukabaho. None iyo abantu bahora babwira Imana ibijyaniranye n'amakene yabo y'iby'umubiri, sinzi ibyo baba babwira Imana. Ugasanga nibyo umuntu ahoza ese Imana izirema indi misozi, imisozi iri ku isi yabaye miki. None se Imana yongera ibimera biri ku isi byabaye biki. Reka nanavuge ngo n'abantu babayeho mu buzima bubagoye, ntabwo ari uko Imana hari icyo yatwimye, ahubwo iyi si abantu babaye babi barikubira, ariko ibintu biri ku isi birahagije ngo bidutunge twese. Ibintu biri ku isi ni byinshi, biracyari byinshi. Iyi si ubutaka butuwe ni butoya cyane ugereranije n'ubutaraturwa. Umutungo Imana yashize muri ubu butaka tubona ku isi ni bwinshi, ahahingwa ni hatoya, wagira ngo iyi si yingwe nta muntu waburara. Amafaranga ajya mu businzi ni menshi, akoreshejwe neza nta muntu wazongera kurya kukuburara. Ibiryo bimenwa mu bipangu by'abakire ni byinshi cyane, byatunga abakene bari ku isi batabona icyo kurya. Niba abantu inzara ibishe bakaba bakennye, ntabwo ari uko Imana itaduhaye, ahubwo iyi si abayituye bayigize mbi, bayihindura icumbi ry'abadayimoni. Imana barayimura, abantu bari mu bibazo bidatewe n'uko Imana yatwimye, ahubwo iyi si twebwe abayituye twayigize mbi. Ariko Imana ubwayo nta kitasubije. Ubutaka burahagije buri ku isi, umuntu wese yabaho. Ibimera Imana yaremye birahagije gutunga abari ku isi bose, umuntu ntaburare. Niba hari abantu baburaye ni ukubera ko iyi si abayituye babaye babi, bitewe no kwimura Imana. Ariko uwagira ngo abantu bakunda Imana, ntabwo ari ngombwa gusengera iby'umubiri, kuko iby'Imana yabikemuye tutarasenga. Irabikemura, itanga imbaraga kugira ngo abantu bazazikoreshe zibatunge. Imana irabikemura, itanga ubwenge kugira ngo ubwenge buzadutunge. Imana irabikemura, iduhereza uburyo kugira ngo uburyo buzadufashe tubeho. Imana irabikemura, iduha ibimera kugira ngo abariho tuzashakira ibidutunga. Nta nubwo Imana yaduhaye inshingano yo kurema ibimera ngo bidutunge, ahubwo yarabiremye ibishyira ku isi. Imana ishyiraho imvura, ishyiraho n'izuba ryo gutuma bya bintu bigenda neza. Niba ibintu kuri uyu munsi wa none, yewe n'ubu abantu bahinga ntibeze, ntabwo ari uko Imana yabaye mbi. N'abatuye ku isi bavuga yuko aribo bangirije ibimera. Inganda zaragiye zangiriza izuba, zangiriza ikirere. Namwe murabona yuko leta zo ku isi ziri kurwana n'icyo kibazo, ariko n'abisi bakizanye si Imana. Imana yo yatanze ibintu binoze, abantu barabyica barabisiribanga. Umutekano mukeya uba kuri iyi si utuma abantu batajya gutura n'ahandi. Umutekano mukeya ni utuma abantu bicwa n'inzara, kandi aho abantu bajya gushakira ibyo kurya hahari. Kwikunda ko watuye ku isi bakubiseho imipaka y'ibihugu. Imipaka y'ibihugu ituma abantu hari ibihugu biberaho bidatuwe, kandi na ba nyirabyo kubituramo ntacyo bibamariye, ntacyo babimaze. Abandi bishwe n'inzara. Imana yaremye isi iyishyira mu maboko ya Adamu. Imana yamubwira ngo nabyare yuzuze iyi si. Abantu bo baragenda bayihindura ukundi, ariko Imana iri sengesho yararisubije. Reka tuhabe. Rero iyo umuntu ahora ahangayikishijwe n'iby'umubiri, akaba ari byo asengera, aba ari gusenga amasengesho adafite igisubizo. Nibyo wabwira Imana amakene yawe, wayibwira ibijyanye
inzara yakwica, wabura minerivare y'abana, birashoboka. Ariko reka tubabwire ngo na mbere yo kubisengera ngo mbese ubiryamemo, Imana izi yuko ukeneye kurya, kimwe nuko umubyeyi abazi yuko abana be bakeneye kubaho. Imana abantu bateye kuzajya bayifata nk'umugome. Imana ni umubyeyi w'umunyabuntu ukunda abayo. Niba ababyeyi bakunda abana babo, Imana yarushaho gukunda. Imana bigezeho urukundo ikunda abantu yaremye. Niba umubyeyi ahahira abana batamusabye, batamusenze, kuko ababyeyi iyo bahahira abana ntabwo bisaba ngo abana bagusenge, bagusagirize, bagusabirize. Ababyeyi bari kutwumva ntekereza ko mu byumba. Abana mubaha batabasabirije, abana mukabaha batabasenze ngo bamanze binginga. Ibyo mujya mushobora kubikorera abana. None mutekereza yuko Imana yaturemye ubwo ari ifite umutima mukeya wuko ikorera abaye ibyiza ari uko bamanje kuyibwiriza. Abantu batekereza yuko Imana ijya yibagirwa ku rwego rw'uko yakwibagirwa yuko mu rugo rwa runaka hari ikibazo. Ntabwo bishoboka. Imana izi yuko biri mu nshingano yayo gukemura amakene y'abatuye ku isi, ababi n'abeza, ko bose nabayo, abakora ibyaha n'abatabikora. Imana ntabwo ikora nk'abantu. Izi yuko biri mu nshingano yayo kubarinda. Imana igirinda imiryango y'abapagani, ikarinda imiryango y'abakristo. Imana igirinda imiryango y'abicanyi, ikarinda imiryango y'abakiranutsi. Imana igitanga izuba rikumisha uburozi bw'umurozi, bukumisha n'amasaka. Ntabwo Imana yiteye nk'abantu, ahubwo yo ni Imana yita ku bantu bose itarobanuye ku butoni. Iyo abantu bibwiye ngo Imana iby'uyu mubiri ibitanga ikurikije ibyo kurobanura ku butoni, aba ari ukubeshyera Imana, aba ari ukuyivuga nabi. Kuko Imana yaba ari Imana y'abakiranutsi, ntabwo yaba ari Imana y'abapagani. Iyo abantu bitirira Imana batyo, abantu bakagaragaza Imana batyo, baba bayigaragaje nabi. Imana ikunda bose itarobanuye. Ikunda abicanyi, igakunda abasambanyi, igakunda abarozi, igakunda abagizi ba neza n'abagizi ba nabi, kuko bose nabayo, ntawe yanga. Niyo itanga iby'isi ntirobanura, ahubwo abazi kubishaka mu isi bazi kunyaruka barabibona gusumba abandi. Nta nubwo byivangamo cyane. Igishoro igitanga, yatanze igishoro cy'imirima, itanga igishoro cy'imvura, itanga igishoro cy'imbaraga, itanga igishoro cy'ubwenge. Imana noneho ibwira abantu kubigenza. Noneho rero abazi kunyaruka, hari ababona ubutunzi bibye, iby'Imana ntibireba, ibyo aba ari ibyawe. Hari ababona ubutunzi bariganije, abo nabo barahari barakiza. Hari ababona ubutunzi bishe, abo nabo barahari babakire. Hari ababona ubutunzi babinyujije mu nzira nziza, abo nabo barahari. Iby'isi ntibipimirwa ku bukiranutsi, nta sano bigirana. Rero iyo abantu bagaragaje Imana nabi, bafata iby'isi bakabihuza n'ubukiranutsi, ntibihura. Ibi by'isi n'ubukiranutsi nta sano bifitanye. Imana yatanze iby'isi ibihereza abo yaremye, ititaye ku rwego rw'ubukristo n'urwego rw'amasengesho. Ariko iby'umwuka byo abantu barabikorera, abantu barabisengera, abantu barabishebekera, abantu birabavuna. Nibyo bintu bitaboneka umuntu apfuye, ntabwo wakwicara ngo bizizane, ntibibaho. Ariko iby'isi bijya biza utabisengeye, ariko ntiwaba umukristo utarabisengeye, ntago byaza. Ariko ikinyuranyo noneho murebe ukuntu iyi si iri kugenda ijya habi. Ikinyuranyo, ubukristo butaboneka umuntu atabusengeye nibwo budasengerwa. Amafaranga aboneka abantu batasenze akaba ari abantu birirwa basengera, ni ubuyobe. Amafaranga wayabona udasenze, ariko ntabwo wagira umutima ukunda abantu utarawusengeye. Wagira inzu nziza utarayisengeye, ariko ntiwakunda Imana utarabisengeye. Bishoboka.
wagira kampani utarayisengeye ariko ntiwakira ishyari ryo mu mutima utegereye Imana. Ntabwo bishoboka. Wakora kompiyuta ugakora n'indege utegereye Yesu, ariko ntabwo wabikiremwa gishya utabihawe na Yesu. Ariko ikibabaje muri iyi si, kompiyuta ni isengerwa, inzu ni isengerwa, imodoka ni isengerwa, umugabo ni usengerwa, viza ni isengerwa, ishyari, kwikunda, urwango, ubujura, ubusambanyi, ibyo byose abantu nta mwanya bafite wo kubisengera, kandi nibyo bikwiriye gusengerwa. Niyo mpamvu mu gitabo cyitwa Zaburi 145 umurongo wa 16 aranditse ngo Uwiteka yemesha abahetamye bose, akabumbatura igipfunsi agahaza kwifuza kubibaho byose. Ibyo biri muri principe z'Imana yuko igaburira abatuye ku isi bose itagendeye ku bukiranutsi. Ariko ibi by'iyi si nibyo abantu birirwa basengera. Tekereza ko bari kutwumva. Iby'iyi si nibyo abantu birirwa basengera. Ariko reka tubabwire ngo benshi barabitunze, benshi batunze n'ibibasagutse, benshi bafite byinshi batigeze basengera. Icyo nuko gihagaze. Inkomyi ya kabiri ituma amasengesho yacu adasubizwa. Inkomyi ya kabiri ituma amasengesho yacu adasubizwa. Ariko iyi nkomyi ya mbere abantu bayumve neza. Umugabane munini uyobejwe no kujya gushaka Imana bayishakaho ubutunzi. Ushaka wabaza bayagize, bakubwira inzira banyuzemo bakayabona. Ntago bisaba kujya kwegera Imana kugira ngo uzabe umukire. Inkomyi ya kabiri ituma abantu basenga Imana ntibasubize ni ugusengera ku byaha utihaniye. Abantu sinzi uko tubayeho, umuntu ajya yumva yasenga Imana ikamuha ibyo akeneye byo muri ubu buzima, ariko umuntu akumva umutima wo kureka ibyaha ntawe afite. Ugasanga ukeneye ngo Imana iguhe umugabo mwiza, ariko wowe uba nabi. Ugasanga umuntu akeneye ngo Imana izamuha imodoka, kandi we ntawe azahaho, ahubwo ari igisambo. Ugasanga umuntu ari kwinginga Imana ngo business ye niyizahure yapfuye, kandi n'abakozi ajya bicisha inzara ndetse akanabambura. Ugasanga umuntu ari kubwira Imana ati Imana uzampa akazi, kandi ahora agambanira benda kukabona bakakabima. Uwo mutima urimo ibyaha, ariko ukomeza ukajya gusenga Imana ngo Imana igufashe mu by'uyu mubiri, ufite ibyaha utihana, uwo mutima ujya utuma Imana idasubiza amasengesho. Byanditse muri Yohana igice ni cya 9 umurongo wa 31. Yohana 9:31 hatubwira yuko iyo dukunda gusenga dusengera ku byaha tutihani Imana idasubiza. Haranditse ngo tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, ariko uyubaha agakora ibyo ishaka uwo niwe yumva. Ntukazajye uba ufite umwuka w'ubugambanyi mu mutima. Ufite umwuka w'ubugambanyi, ufite umwuka w'ishyari, ufite umwuka wo guteranya abantu warabamaze ntibakibana neza, nawe urabizi. Ufite umwuka uri umunyentambara, nta muntu mwumvikana, uhora wajyanyemo n'abantu. Ariko umwana bamufunga ukabura pfukamye ugatangira kubwira Imana ngo nayigutabare, kandi uri umugome. Bakagushira muri gereza ugafungwa, ariko nawe wari waramariyemo abandi bitewe n'ubugome, ugatangira gupfuka mubwira Imana ngo nawe nigufungure, kandi umutima w'ubugome ukiwubitse. Aha haravuze ngo tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, ariko uyubaha agakora ibyo ishaka uwo niwe yumva. Rero abantu bajya bansetsa, umuntu ajya yicara agasenga, yarangiza Imana ikamusubiza kandi ari umunyabyaha.
yarangiza akavanga Imana niyo yamusubije. Reka mbabwire ngo ntabwo ari Imana iba yasubije. Iki ndagisubiramo, ntabwo Imana iba yasubije. Ibintu tujya tuvuga ngo twarasenze Imana iradusubiza ni ibijyanye n'uyu mubiri. Ibyo Imana ijya ibitanga abantu batabisengeye. Noneho rero kuko n'ubundi isanzwe ibitanga batabisengeye, hari igihe umuntu asenga yabona bikebutse akavuga ngo nuko yabisengeye. Oya, ntabwo ari uko yabisengeye, ijya ibitanga n'ubundi batabisengeye. Ibintu Imana idashobora gutanga ngo umuntu abibone mu mibereho ye ni ibijyaniranye n'iby'umwuka utabikoreye, ariko iby'uyu mubiri byo bijya biza utabisengeye bigakunda. Noneho rero aha ndasomye ngo Imana ntijya yumva abanyabyaha. Ubwo hari abantu bari kumva ariko batise ko nasengeye ku byaha Imana ikanyumva. Oya, ibyo ni iby'umubiri Imana isanzwe ibikora. Wajya muri interview uri umunyabyaha y'akazi ugasenga ngo Mana ngo mpeshe akazi, wakabona ukavuga ngo Imana ngo yanyumvise iransubiza. Oya, ntabwo Imana yakumvise. Hari abandi banyabyaha mwatambukanye batasenze, bakabonye barahari batari basenze. Rero ibyo nabyo abantu bateye kuzajya babyiteranya. Amasengesho yasubijwe n'Imana n'ibintu biza kuko Imana ibitanga tu. Ibyo birahari. Ibyo birahari. Ubwo rero inkomyi ya kabiri ituma Imana idasubiza amasengesho harimo no gusengera ku byaha. Inkomyi ya gatatu ni igihe abantu basenga Imana kandi bayiriganya mu bijyaniranye n'icya cumi n'amaturo. Umuntu ugasanga ari kubwira Imana ngo Imana nimutabare, kandi ubwo nawe ntabwo ajya ashobora gutanga icya cumi n'amaturo. Byaramunaniye, n'umujura imbere y'Imana uyiba, ariko akeneye ngo Imana imufashe. Iyo abantu bakunda kurya icya cumi, amasengesho barayasenga Imana ntiyasubize. Byanditse muri Matayo 16:12 havugamo amagambo akomeye. Matayo 16, Luka 16:16 atubwira ko gusenga Imana abantu bayibwira amakene ariko bayiriganya mu byo yabahaye nabyo biri mu bintu bituma Imana itabasubiza. Haranditse ngo kandi niba mutakiranutse ku by'abandi mubikijwe, ninde uzabaha ibyo mwitegekaho? Niba gukiranuka mu by'abandi mubikijwe, umutungo dufite twawubikijwe n'Imana. Niba tudashobora kuwukiranukamo, ninde uzababitsa? Ninde uzabaha ibyo mwitegekaho? Yesu niwe wabibwiraga abigishwa. Iyo abantu batazi gukiranuka mu by'Imana yabahaye, inshuro nyinshi niyo bayisenze ntibasubiza. Mu gitabo cyitwa Christ Object Lessons cyangwa se imigani ya Kristo, handitsemo amagambo ku paje 144 paragrafa ya 3 avuga ngo have you been honest with God? Ese uri inyangamugayo imbere y'Imana ku bijyaniranye n'amafaranga? By the prophet Malachi, the Lord declares, even from the days of your fathers, you were gone away from mine ordinance and have not kept them. Yewe uhereye mu minsi ya baso mwagiye mugendera kure y'amabwiriza yanjye, ntabwo mwigeze muyubahiriza. If you are unoffensive stewards of earthly things, how can we expect him to entrust us with the things of heaven? Niba tutajya dushobora gukiranukira Imana mu bijyaniranye n'ibyo yatubikije hano ku isi, nute izatugirira icyizere ikatubitsa iby'ijuru? It may be that here is the secret of an answered prayer. Kudakiranuka mu bijyaniranye n'iby'Imana yaduhaye hano ku isi ni kimwe mu bintu bituma amasengesho yacu adasubizwa. Muri icyo gitabo cyitwa imigani ya Kristo ku paje 144 paragrafa ya 4 haravuze ngo iyo tudashoboye gukiranuka mu mutungo Imana yaduhaye mu buzima bwa hano ku isi,
ngo ni kimwe mu bintu bijya bituma Imana idasubiza amasengesho yacu. Inkomyi ya kane ituma Imana itumvira amasengesho yacu ni ukutumvikana kw'abagize urugo. Iyo umugabo n'umugore batumvikana, bagahora bashwambagurana, bagahora babwirana nabi, kandi buri wese akajya imbere y'Imana ajya kuyisenga, nawe azi neza yuko afite ibyaha mu mutima bituma atabana na mugenzi we neza, urugo rutumvikana ruhoramo induru, niyo rusenze Imana ntisubiza. Abantu benshi bafite ingo bakunda kujya imbere y'Imana bayibwira amakene, ariko nabo ubwabo mu ngo badashobora kumvikana, ahubwo ari induru za buri munsi. Ayo masengesho Imana ntigiye asubiza. Urwa mbere rwa Petero igice ni cya 3:7 haranditse ngo, namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu, mwerekane ubwenge mu byo mubagirira, kuko bameze nk'inzabya zidahwanije namwe gukomera, kandi mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu n'ubugingo, kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Iyo umugabo n'umugore batabanye neza, amasengesho yabo agira inkomyi, niyo ageze imbere y'Imana ntasubizwa, bitewe n'uko urwo rugo ruhoramo induru, rugahoramo intonganya, rugahoramo kugayana, rugahoranamo amagambo mabi, incyuro no kubwirana nabi, imijinya, kurwana, kutumvikana hagati y'abagize umuryango, gutuma amasengesho yabo Imana itayasubiza. Cya gatanu gituma Imana idasubiza amasengesho abantu bayisenga, ni igihe abantu bafitanye amakimbirane na bagenzi babo kandi bakajya imbere y'Imana kuyisenga. Iyo hari abantu mutumvikana, mufitanye ibibazo, warangiza ukajya no gusenga Imana yibwira ibibazo byawe, ayo masengesho ntabwo Imana ikunda kuyasubiza. Abigishwa ba Yesu bigeze kubazanira umwana watewe na dayimoni, bagiye kumukuramo dayimoni arabananira. Uwo muntu wari wazanye uwo mwana amujyanira Yesu, Yesu amukuramo dayimoni. Ariko icyantangaje ngo icyatumye abigishwa ba Yesu bananirwa gukuramo iyo dayimoni, ngo byari bitewe nuko ngo bari bafitanye amakimbirane mu mitima yabo batiyumvanamo, ngo bajya gukuramo dayimoni kandi nabo bafite undi dayimoni. Iyo abantu bafitanye amakimbirane n'abandi bakajya gusenga Imana, baba bari gusenga amasengesho atasubizwa. Muri Luka ayo magambo niho yanditse igice cya 9:37. Aya makimbirane yari yavuye kuki? Yari yavuye ku mashyari. 9:37 9:38 hatubwira igihe Yesu yazamukanye n'abigishwa batatu, Petero, Yohana na Yakobo, bajya ku musozi, maze babonekerwa na Eliya na Mose. Ngo abo bigishwa batatu bajyanye na Yesu, ngo ubwo bari bagarukanye nawe, ngo abandi bigishwa ngo babagiriye ishyari. Iryo shyari baribika mu mutima. Noneho ubwo bagarukaga, abigishwa bajya kuva, umuntu arabegera, ariko mu mutima harimo ishyari. Abegera azanye umwana urimo dayimoni, mwumva uko byagenze. 37 Luka igice cya 9:37. Nuko bukeye bwaho bamanutse ku musozi, ubwo ni babigishwa batatu. Bamanutse ku musozi, abantu benshi barabasanganira. Nuko umugabo wo muri bo avuga ijwi rirenga ati, mwigisha ndakwinginze, ndebera uyu muhungu wanjye, kuko mubyaye ari ikinege. Dayimoni yamufashe, aramwanisha, akamutigisa, akamubirisha ifuro, kandi amaze kumutera imibyiri byimba myinshi, akamuvamo biruhije cyane. Ninginze abigishwa bawe ngo bamwirukane, ariko ntibabibasha. Aba bigishwa yari ari kuvuga ngo nabinginze ngo ntibabibasha. Mwumve impamvu yatumye babinanirwa. Mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, paje ya 431, paragarafu ya mbere, hatubwira impamvu yatumye ababigisha bananirwa kuvana muri ya mudayimoni wari mu mwana. Mwumve, haranditse ngo,
haravuga ngo abigishwa 9 bahuye no gutsindwa gushaririye igihe Yesu yatandukanaga na bakajyana n'abigishwa 3 baribaza ngo kubera iki Yesu twebwe atatujyanye. Hepfo, the words of Christ pointing to his death had brought sadness and doubt. Amagambo ya Kristo yabwiye abigishwa be yuko igihe kizagera gapfa yabateye umubabaro no kutizera. And the selection of the 3 disciples to accompany Jesus to the mountain had excited the jealousy of the 9. Kandi igihe Yesu yatoranyaga abigishwa 3 bakamuherekeza bakajyana ku musozi, byateye ishyari mu 9 bari basigaye. Iryo shyari ryari mu mutima nibyo byatumye birukana dayimoni bikanga. Instead of strengthening their faith by prayer and meditation on the words of Christ, they had been dwelling on their discouragement and personal grievance. Aho kugira ngo bakomezwe no kwizera gukomotse ku masengesho no gutekereza ku ijambo rya Kristo, buri wese ubwenge bwe bwari bwibereye ku rucantege nke rw'uko Yesu yababwiye ngo azapfa, kandi ubwenge bwabo bwari bwibereye mu bibazo bari bafitanye ubwabo. In this state of darkness they had undertaken the conflict with Satan. Aharanditse ngo muri uwo mwijima byasaga naho bari mu ntambara bahanganye na Satan. In order to succeed in such conflict they must come to the work in different spirit. Noneho iyi nshingano barimo yo gukuramo umwana dayimoni yabasabaga kumwegera bafite undi mwuka, umwuka wo kutumvikana no kwangana n'ishyari. Niwo mwuka watumye abigishwa ba Yesu ubwo bajyaga gukuramo umuntu dayimoni abananira. Nta dayimoni ikuramo indi, ntago bishoboka. Rero iyo abantu begeye Imana bakayegera badafite umutima utunganye bibyara ikibazo. 6, inkomyi ya 6 ituma amasengesho yacu adasubizwa: ubwira bwo kwihutira. Ari ukuntu umuntu ajya agira ubwira ari gusenga Imana akumva afite ubwira bw'uko Imana yahita imusubiza. Ubwo bwira bujya butuma Imana idasubiza. Iyo abantu bakunda kugira ubwira yasenze bwagira nimugoroba bakarambirwa ngo Imana ntirasubiza, abo bantu iyo umuntu afite ubwira mu gusenga Imana no gukenera ibisubizo byayo vuba, ayo masengesho akunda guhura n'inkomyi ntasubizwe. Niyo mpamvu mu gitabo cya Hoseya 7 umurongo n'uwa 4 hatubwira yuko tudakwiriye kugira ihubi igihe turi imbere y'Imana. Kandi igihe ubwira Imana wijye uyibwira mbese nk'umuntu uri kuyitegeka, kuko Imana igusumbya ubwenge. Hari ibintu nabonye byateye aho umuntu ajyaza ngo dayimoni ngo ndagucecekesheje, ngo ndakwirukanye, ngo imikoshi ngo uhinde se. Ntabwo dayimoni bajya bayikuzamo ijwi rinini no gukankama. Buriya aba dayimoni ni ibindi bintu. Ntabwo dayimoni bajya bayikangisha gukankama. Ntabwo wakankamira dayimoni ngo agutinya, ahubwo yaguseka. Ntabwo dayimoni wavuga ijwi rinini rikakaye ngo igutinye. Dayimoni itinya umuntu ufite Yesu mu mutima gusa. Naho gukankama, naho kuvuga cyane, kuyikangisha dayimoni ntikangishwa. Cyakora ikintu gikanga dayimoni ni ukubona umuntu ufite umwuka wa Yesu muri we. Rero iyo abantu bagira ubwira mu gukenera ibisubizo by'Imana, nabyo bibashira mu kaga. Hoseya igice ni cya 7 ku murongo wa 14 haranditse ngo kandi ntibantakiye banyerekejeho umutima, ahubwo barborogera ku mariri yabo. Ikibatera guteranira hamwe ni ukurya no kunywa gusa, ariko nge barangomera. Abantu benshi bajya bajya imbere y'Imana, bakajya imbere y'Imana bababajwe n'ibyabo ariko batababajwe n'iby'Imana. Ibyo bituma Imana itabumva. Niyo mpamvu mu gitabo cyitwa Uburezi
paji ya 260 paragarafu ya 3 handitse ngo many even in their season of devotion fail of receiving the blessing of real communion with God. Benshi no mu gihe cyo kujya gusenga Imana bajya babura umugisha wo gusabana n'Imana bitewe nuko mu by'ukuri bagenda badabishizeho umutima. They are in too great haste. Benshi bakunda kujya imbere y'Imana bafite ihubi. With hard step they press through the cycle of Christ's loving presence. Bitewe n'ihubi bagatera intambwe basa naho basaka kurenga urukundo rwa Kristo, pausing perhaps a moment within the sacred precept but not waiting for the counsel. Benshi bakunda kujya imbere y'Imana bafite ihubi, bakagera imbere y'Imana bafite ihubi ariko badakeneye kumva inama z'Imana. They have no time to remain with the divine teacher. Bagera imbere y'Imana ariko badafite umwanya wo kumva umwigisha wo mwijuru. With their burdens they return to their work. Maze imitwaro bari bazaniye Imana bakayitahana bakayisubirana nayo bitewe n'ihubi. Rero iyo ugira ihubi nta mugisha w'Imana ubona. Abantu babonye umugisha w'Imana mu masengesho. Hari n'abantu basenze bapfa badasubijwe hasubizwa abana. Hari n'abantu basenze igisubizo kikaza nyuma y'imyaka 2 cyangwa 3. Rero iyo ujya imbere y'Imana ujya kuyisenga ugakenera ngo Imana ihite gusubiza uba mu by'ukuri uri gutegeka Imana kuko Imana igusumbye ubwenge. 7 ni igihe abantu basenga ariko nabo badakabakabwa n'ingorane z'abandi. Buri umuntu udakunda gukabakabwa n'ingorane z'abandi niyo asenze amasengesho yahura n'inkomyi ntabwo Imana yakumva. Wowe urasenga ngo Imana iguhe amafaranga ariko ntawe wahaho, uri igisambo udakunda abandi. None se Imana irayaguhite? Mu Migani 21:13 haravuze ngo uwica amatwi ngo atumva gutaka k'umukene nawe azataka kandi ntazumvwa. Uwica amatwi ngo atumva gutaka k'umukene azataka ariko nawe ntabwo azumvwa. Niyo mpamvu mu gitabo cyitwa umurimo w'umukristo paji ya 215 paragarafu ya 2 havuze ngo he will not hearken the prayer of his people while the blind, the sick and neglected among them. Ntabwo Imana izigera ikabakabwa n'amasengesho y'ubwoko bwayo igihe bwirengagiza impumyi bukirengagiza abarwayi babarimo. Iyo ukunda kwirengagiza abandi igihe bagutakiye nawe iyo utakiye Imana ireba ku ruhande. Mbere yo kubwira Imana nawe ujye ureba niba ujya abandi iyo bagutakiye ubumva. Izi ni inkomyi zituma Imana idasubiza amasengesho yayo. None akagingo nsorejeho inshuro nyinshi ibyo duhura nabyo dukunda kubyita ibigeragezo, tukumva byose twajya tubisenga ngo Imana ibituvaneho. Ariko hari ibintu bigera mu 8 nshaka kuvuga. Icyambere, ibi ingorane ufite zose wijya uzita ikigeragezo ushobora gusanga ari icyigisha Imana ishaka kwigisha. Wijya wihuta ukeneye ngo Imana igusubize uko ushaka. Hari igihe zimwe mu ngorane umaze iminsi usengera ari icyigisha Imana iri kukwigisha aho ubwiga. Zimwe mu ngorane ufite igihe uri gusenga Imana ukabona ntabwo igusubije, wijya wihuta kuvuga ngo Imana ntiyagusubije, hari igihe ari icyigisha ahubwo icara wige. 2, zimwe mu byo twita ingorane ushobora gusanga hari icyo wahemukiye Imana ikaba nayo iri kuguhana. Kwari ubwo umuntu ahemukira Imana ikamunyuzaho akanyafu nk'ukuntu umubyeyi akanyuza ku mwana, maze umuntu akazajya yibwira ngo yahuye n'ikibazo akajya imbere y'Imana kuyisenga kandi wa munyafu atarawumva. 3, hari ubwo duhura n'ingorane tukazajya duhora tuzisengera kandi ari Imana iri kudusengera twarapfuye mu by'umwuka Imana ikeneye ngo tuzuke. Nawe ujye witegereza ingorane zawe n'ibibazo byawe. Hari igihe bimwe
ari byo kugukangura ariko wowe ukaba warabyisi bigerageza ntabwo ibintu byose ari bigeragezo. Ahubwo ushobora gusanga waranasenga ukaba warabiretse. Ushobora no gusanga warakundaga abantu, urukundo wakundaga abantu rukaba rwaravuyemo. Ushobora no gusanga mu by'ukuri warakundaga umurimo w'Imana no kuwukunda bikaba byarakuvuyemo. Ese ni ibigeragezo cyangwa Imana iri kukwibutsa kuyikunda warayanze? Warakize urayibagirwa? Wagize amafaranga wanga bene wanyu? Wagize amafaranga bakenura basuzugura? Ko wabona iyo modoka yahirimye, business ikaba yapfuye, wareba neza ko wabona hari ukuntu byagenze, ukareka kubyita ibigeragezo gusa. Hari igihe ibintu byose tubyita ibigeragezo ntibitubere icyigisho cyiza. Kane, hari igihe ibiri kukubaho Imana ikeneye yuko uyibera umutangabuhamya mu bijyaniranye no kwihangana nkuko Yobu byagenze. Ngaho rero bintwari, ntiwivovote, ntucike intege, uyikomeze ntuyirekure. Hari igihe ari ibyo Imana igushakaho gusa. Ikeneye ngo Satani aguhangare nawe wegere Imana. Hari igihe Imana ikeneye ngo Satani ajye yigamba ngo ndamutera ikigerageza akora ibyaha, nawe rwana intambara ntukore ibyaha, nawe Imana izakwirate tugeze mu ijuru uzabe uri ku rutonde rw'abayobo, abantu babaye mu isi Satani yibwira yuko yabakoresha ibyaha akabateza ibigeragezo bagakiranuka bakageza ku gupfa. Wabona nawe ari iki Imana igushaka. Shikamba rero, ihangane, rwana kigabo, isunga Imana, reka kwivovota bankayobo. Wabona ari iki Imana yakugeragereje. Ariko kubera ko abantu biga yuko ibintu byose ari ukubyivanaho, Imana ikaza yiruka. Ntabwo Imana ari umugome, nta kintu cyakugeraho kiyitunguye. Iyo ubonye ikintu kikugezeho kiba kigutunguye, ntikiba gitunguye Imana. Ubwo kidatunguye Imana rero manza wihangane, nicyo kibanza. Ubwo Imana yemeye ko kikugeraho kandi gukunda. Gatanu, wabona ibiri kukuba hari Satani ukeneye kuguca intege ngo ugwe mu byaha. Hari igihe umuntu iyo ibintu byose abyisi bigeragezo atajya abona ikihishe inyuma y'ibigeragezo. Ushobora gusanga ibyo bintu ari Satani ukeneye kuguca intege ngo ukore ibyaha. Ushobora gusanga uwo mugore wakunaniye Satani akeneye ngo uzamukubite urushyi. Ushobora gusanga uwo mugabo wakunaniye Satani akeneye kugira ngo uzashake abandi bagabo. Ushobora gusanga uwo mwana uhora ukomereye nabi, wabona Satani akeneye ngo uzajye uhora umutuku uzabura ijuru. Nawe ujye uba maso, iyi si dufite umwanzi witwa Satani. Gatandatu, wabona ibiri kukuba hari ingaruka z'ibyaha byawe cyangwa iby'ababyeyi bawe. Nabyo bibaho. Rero ibintu byose teko uzatubyita ibigeragezo. Karindwi, wabona ibiri kukubaho ari ukugira ngo umenye ububi bw'icyaha. Hari abantu benshi bahuye n'akaga bakamenya yuko icyaha ari kibi bakakizinuka. Wabona Imana nawe ikeneye ngo uzinuke icyaha. 8, birashoboka yuko ibiri kukubaho cyaba ari igihano cy'Imana. Rero Imana iduha umwuka mwiza wo kumenya inzira tunyuzamo n'uburyo tubana nayo, tumenye uko dukwiriye gusenga, tumenye ukuntu dukwiriye kubana nayo, tuteye kubana nayo nk'abacancura, ahubwo tubane nayo nk'umubyeyi wacu. Hari ukuntu abantu babana n'Imana bakabana nayo nk'abacancura, ariko si iki Imana ishaka. Imana ikeneye yuko tubana nayo nk'umubyeyi wacu, kandi niko bimeze. Imana ibiduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Amen.